turasoma ahantu nk'hatatu muri iki gitabo cya Nehemiya, ni paje 471 mu isezerano rya kera, 13 murongo wa 14. Reba kuri paje, ndabona bamwe batarahagera. Reba paje 471, 13 umurongo wa 14. Hari amagambo avuga ngo Mana yanjye uje unyibuka kubw'ibyo, kandi ntuzahanagure imirimo yanjye myiza koreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. Kasubire muri uwo murongo cyane. Mana yanjye uje unyibuka kubw'ibyo, kandi ntuzahanagura imirimo yanjye myiza koreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatwa muri yo. Tuje ku murongo wa 30 muri icyo gice cya 13, murongo wa 30 na 31 niyo mirongo irangiza kino gitabo. Aravuga ngo uko niko nabatunganije bakuramo abanyamahanga bose, ntegeka ibihe by'abatambyi n'iby'abalewi ngo umuntu wese aje ku murimo we, ntegeka n'iby'amaturo y'inkwi mu bihe bitegetswe n'iby'umuganura. Mana yanjye uje unyibuka ubinshimire. Katuje mu gice cya mbere cy'icyo gitabo nyine, turasoma igice cya mbere duhere ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 9. Ho ni harehare hatoya. Nehemiya ni kuri paje 457, igice cya mbere duhere ku murongo wa 4 turageza ku murongo wa 9. Kadusome. Harabuze ngo amaze kumva iyo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa, sengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru, Mana nkuritera ubwoba, ikoreza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe kumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi. Ku manywa na nijoro nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha Abisiraheli bo twagukoreye. Ni koko jyewe n'inzu ya data twaragucumuye, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Ibyo wategetse umugaragu wawe Mose, ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose uti nimucumura nzabatataniza amahanga, kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo baterane bazane aho natoranirije kahatuza izina ryanjye. Amen. Amen. Imana yongera ishimwe ko ikomeje kuduhereza ibi bihe byo kuba imbere yayo. Ibi ni ibihe bitaba bisanzwe, kandi namenye yuko tutoza imbere y'Imana ngo dufate ibihe bingana gutya turi imbere yayo tuyisaba ngo tugire icyo dukura imbere yayo. Cyaba ari ikibazo gikomeye ubaye imbere y'Imana iyi minsi tugire icyo wakura. Cyaba ari ikibazo giti cyawe, cyaba ari ikibazo kiri interne, haba hari ikibazo cyawe n'Imana, ariko ntako itoro itaba ryagize ngo ritugenere ibihe nk'ibi ngibi. Narimo ntekereza ibibazo bigiye gukemuka muri iyi minsi ku bantu bangana gutya,
babaye imbere y'Imana bona hazakemuka ibibazo bikomeye. Amen. Nanga murabyizeye? Murabyizeye? Ya, murakoze cyane kubyizera kandi ni ngombwa ngo mubyizere. Amasengesho yanyu arimo arasatira umusozo. Gusa iby'Imana ukuntu bitandukanye n'ibyindi, uko tugenda dutinda amasengesho niko tugenda turushaho kuyakunda. Kandi tukabona ko iminsi igeze gute, iminsi ibaye mike. Se muzasoza ryari pastor? Cyumweru musibe ejo siko mwasojera. Shune kuwa gatanu aracyari iminsi, cyari iminsi aracyari kuwa gatanu no kuwa gatandatu, hacyari iminsi 3. Washaka ya profita nawe iyo minsi 3 nawe yabakuye mwake. Mugize iminsi musenga muvuga ngo sinkurekura, utagize gute, utampaye umugisha. Bibiliya iyo ivuga umugisha itandukana cyane n'icyo abisi bita umugisha. Abisi bazi kuko umugisha ni ugutunga se ibintu byinshi bifatika, ni ukubyara se, ni uguhirwa se. Niko tubibara, niko tubyita. Ariko iyo bavuga umugisha mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa Bibiliya, mu buryo bw'ubumana, umugisha ni ukubana n'Imana neza. Iyo ubanye n'Imana neza, nubwo waba udafite ikintu gifatika, ariko uba uri umunyamugisha. Sinzi nimba mu bantu basomye Bibiliya cyangwa se bize amateka, simbizi, mwaba muzi ikintu Eliya yaratunze gifatika? Hari icyo muzi? Hari icyo muzi? Yari umugabo w'Imana? Yari umugabo w'Imana? Yaratunze iki? Yaratunze iki? Yaratunze Imana. Ta mafaranga. Ushobora gusaba umuvugisha amafaranga. Uwo mugisha amafaranga wayawubona akaguteza ibibazo utigeze ugira utarayagira. Ushobora kubona amazu akomeye y'abakomeye ukayaburiramwe ibitotsi kuruta uko wasinziraga ukikiyose ikirago ukisasira ikirago. No mu mazu y'ama etaje baza bayaburiramwe ibitotsi kandi bakayaririramo. Ushobora kuba muri etaje ariko ukayiririramo, ukifuza kuba muri ka kandi k'icumba kimwe na salo bishobotse, sibyo? Icyo mwita umugisha musaba, umugisha mwifuza, nabifuriza, yeweho nabifuriza, ni mwifuze umugisha wo kubana n'Imana neza. Abanyamugisha tituramenya abanyamugisha bari bo. Jusqu'à présent tituramenya abanyamugisha abari bo. Tuzabamenya umunsi tuzogera mu ijuru, nibwo tuzavuga ngo uyu muntu ni umunyamugisha, abonye ijuru, abonye umugisha abisi batabonye. Ariko ushobora kubona iby'isi byinshi ukabura ijuru. Sinemera ko uwo ari umunyamugisha. Telemake namenye ko iyo umuntu apfuye asize ibintu byinshi, namenye ko bamusaka ntibamusigiye n'igiceri basanze mu mufuka, nacyo bakagikuramo. Umugabo umwe w'umunyamahane yagiye gupfa ari umukire,
w'amafaranga menshi, yarizwaga n'amafaranga yo gusiga, afite abahungu yarabyaye ibintu ngibyo ngibyo. Abahungu be babona ikimubabaje muri byose ni amafaranga ye agiye gusiga. Bamwe atari ko papa ntugire ikibazo, reka turaguheza sheke, urajyana sheke. Umusaza ati yumvishe ko ari bujyane sheke, akanyamuneza karagarutse kuko ari bujyane na sheke. Koko abasore barakiranutse, bagiye gushingura umusaza, bandika sheke bayishyira muri serikeye. Umusaza ajyana na serikeye na sheke. Ukibaza ngo ese yaretiye he? Yararetire ntiyaretire? Ni umunyamahirwe, ni umunyamugisha, si umunyamugisha? Ntekereza ko umunyamugisha kuko bamushinguranye sheke. Bamushinguranye iki? Sheke. Byibuze uyu nguyu. Ndashaka kubabwira ngo nimuve mu bintu bifatika, mutagendera mu kigare. Mwarabonye umugisha wo kwimbere y'Imana ariko mugasasenga nabi. Nimusabe umunyamugisha, nimwifuze umugisha nyamugisha uw'abantu badashobora kubona ariko uri umunyamugisha. Nakunze Imana cyane, abo mwita abanyamugisha sibo yita abanyamugisha. Ushobora kwita umuntu umukene ariko imbere y'Imana ari umukire ukomeye. Nimba muza musoma Bibiliya, abantu bari mu itoro ry'Isumuruna n'itoro rya Lawodikiya, mu bifatika ni bande bari abakire? Nabo muri Lawodikiya, kuko warabuze ngo turatunze, turatunganiwe, ntacyo tubuze, sibyo? Ariko barafite byinshi. Ariko aba muri Sumuruna mu bifatika nta kintu na kimwe bari bafite. Ariko Imana igiye kubeza message, irababwira ngo nzi imirimo yanyu. Haleluya! Nubwo mwita abakene ariko muri abatunzi. Igiye kubwira Lawodikiya, irababwira ngo muzamwita abakire n'abatunzi ko ntacyo mubuze, ariko muri abakene, muri abatindi, mwambaye ubusa. Biratangaje cyane. Nimvuga n'amagambo ahari sinzi ko muja kuyakira neza, ariko mwihangane muja kwakira amagambo Imana impaye uyu munsi. Umugisha hari icyo Imana iziheraho. Hari ikintu Imana iheraho ngo itange umugisha. Twagendera mu kigare tukavuga ngo sinkurekura, washaka ukayifata, dore ko abarokore tugira n'amageste menshi, ukayifata cyane ukumva urayihwanira ati sinkurekura, utampaye iki? Umugisha. Ariko hari ibintu Imana ireberaho, hari ibintu Imana ishingiraho kugira ngo ibashe gutanga iki? Ibashe gutanga umugisha. Hari imirimo myiza ibasha guhesha umuntu iki? Imigisha. Nashatse gufata igitabo cya Nehemiya cyangwa se Nehemiya uyu munsi kugira ngo turebe nimba hari ibyiza uyu mugabo akora bikamuhesha iki? Bikamuhesha umugisha. Ndagira ngo tujyane namwe turebe neza uyu mugabo. Bibiliya iravuga ngo uyu mugabo numwe mu bantu bavukiye mu bunyage. Nta nubwo yavukiye Yerusalemu, yavukiye mu bunyage, baragimenyaga. Uyu mugabo mu buryo bufatika bwumvikana mu mvugo yanyu, nawe yari yarabonye umugisha, uwo mwakwita umugisha. Nimba abona akazi, anigiye muvuga ngo umuntu afite akazi keza ngo ni umunyamugisha. Nimba hari akazi keza kari gahari, n'uyu mugabo nawe yari agafite. Tekereza umuntu wari ugomba gusogongera ikintu cyose umwami agiye gufata, agiye kunywa, agiye kurya. Uwo si umunyakazi mwiza?
bivuge kuko ntacyo umwami yajyaga atagize gute, ntacyo umwami yanyaga atagize gute, yari umunyamugisha ntiyari umunyamugisha, yari umunyamugisha kuko ibyo umwami arya birabanza hehe, birabanza kuri. Ariko birikavuga ngo nubwo yari afite uwo mwanya, mu buryo bw'umubiri yari aguwe neza, yari mu bisubizo, yari mu kazi, ariko mu buryo bw'umwuka umutima n'ubwenge n'ibitekerezo byahoraga i Yerusalemu aho Imana yabaga. Haleluya! Aho Imana yabaga, yumvaga amakuru i Yerusalemu, yumvaga Imana i Yerusalemu, kandi aho ngaho yari Babiloni ni mu bigirwamana, ariko yahoraga atekereza Imana ya Israeli. Bibiliya iravuga mu gice cya mbere ngo aza kugira umugisha wo kubona abantu bavuye Yerusalemu. Amaze kugira umugisha, Bibiliya iravuga ngo bamubwira amakuru y'abantu batagiye iminyago. Bamaze kumubwira amakuru, yari amakuru ababaje, yari amakuru ateye umubabaro. Aramubwira ngo abataragiye iminyago bafite ibyago. Yerusalemu yarasenyutse, amarembo n'ibituro by'abasokuruza byarahiye, inkike zarasenyutse, bari mu kaga. Nehemiya ngo amaze kumva izo nkuru, Bibiliya iravuga ngo aricara hasi ararira. Niki gituma Nehemiya arira? Nahoraga ntekereza amagambo sinashikire neza, ariko Nehemiya naje kuvumbura icyamurijije. Yerusalemu itagifite inkike, abanyamahanga binjiraga uko bashatse Yerusalemu, maze Abisiraheli bakivanga n'abanyamahanga, kandi bwari ubwoko butuye ukwabo. Balaki ahamagara Balamu kuvuma Isiraheli. Balamu yananiwe kuvuma buriya bwoko. Zimwe mu mpamvu zatumye Balamu atavuma Isiraheli, yaramubwiye ngo yewe Balaki, buriya n'ubwoko butuye ukwabo, n'ubwoko butazabarwa mu mahanga, n'ubwoko butigeze bwivanga n'abanyamahanga. Kubw'izo mpamvu nta wabuvuma, n'ubwoko butuye ukwabo. Haleluya! Haleluya! N'ubwoko butivanze, n'ubwoko butiyanduje, n'ubwoko butuye ukwabo. Itorero n'ubwoko butuye ukwabo, nicyo gituma nta warivu. Kubw'iyo mpamvu baravuga ngo ntibishoboka ko buriya bwoko bwavumika. Nehemiya amaze kumva ko inkike zasenyutse, nizo zabatandukanyaga n'abanyamahanga, zigatuma batura ukwabo. Lefete ko inkike zasenyutse, habaye uruja n'uruza hagati y'abanyamahanga n'Abisiraheli. Nehemiya avuga ati Isiraheli yivanze n'iki n'abanyamahanga. Ngo amaze kumva izi nkuru, hari ubumva inkuru zibabaje agaceceka, ariko Nehemiya Imana izamuha umugisha. Amaze kumva izi nkuru yakoze igikorwa. Hari ibikorwa umuntu akora bigakora ku mutima w'Imana, Imana igatanga umugisha. Nibyo ngiye kubabwira uyu munsi, nibyo ngiye kubabwira uyu munsi. Hari ibikorwa umuntu akora bigakora ku Mana, Imana ikareyajisa, Imana igakora. Iyo ukoze agatendo, Imana ikora dutanga. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nehemiya amaze kumva izo nkuru, Isiraheli yivanze n'abanyamahanga. Abanyamahanga basigaye bakandagira Yerusalemu uko bashatse. Koko avuga ati ntabwo byakwemera,
ariko se ko ndi i Babiloni, ko ndi ibwami, nabigenza nte? Yibuka ijambo rimwe, yibuka igikorwa kinanira abantu benshi. Bibiliya iravuga ngo Nehemiya aricara hasi ararira, hamwe no kurira arasenga. Agira gute? Arasenga. Agira gute? Arasenga. Bimwe mu bintu bimanura umugisha w'Imana ni ugusenga. Ndaza kwivuga nimbona umwanya. Arasenga kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 11. Ni isengesho rya Nehemiya rigabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere, Nehemiya yagiye gusenga Imana, abanza kuvuga Imana iyo ariyo, avuga kamere y'Imana. Ngo uri Imana ikomeye, uri Imana iteye ubwoba, nimuzaja muja gusenga muje mubanza murata Imana, muyibwire kamere zayo, muvuge kamere y'Imana. Nico gituma iyo tuvuze kamere y'Imana, Mungu anajisikia, Imana iza yiyumva igatangira kubuja ku ntebe yayo. Batari kuramvuze we. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ninde muntu bavuga uko ari mwiza ntiyishimye? Nehemiya arabanza avuga Imana, ayivuge neza. Ni nayo ntambwe ya mbere yabaje gusenga, baza babanza bakavuga Imana. Intambwe ya kabiri y'isengesho rye, Nehemiya aratura ibyaha by'ubwoko bwabo. Nubwo mwasenga 7, mugashiraho nande 7, mugashiraho nande 7, mutaratura ibyaha, nta mugisha muzabona. Icyo kirabagushije. Cyabagusha, kitabagusha, ndababwira ukuri kuzuye. Ndababwira iki? Ukuri kuzuye. Murabona ko imyaka mfite nduwo gutera abantu igipindi, mukaja hejuru, mwarangiza mukishima kagenda. Ntabwo ndi umumami, ntabwo ndi umukomisiyoneri, ntabwo ndi umuteka mutwe. Ndashaka kubabwira icyabagirira akamaro. Niba mushaka umugisha kubazaho, nimwature ibyaha byanyu. Kuko gusenga k'umunyabyaha, Bibiliya ngo ni kizira mu matwi y'Imana, ariko gusenga k'umukiranutsi ni umubavu. Iyo umukiranutsi azamuye isengesho, Imana izihumurirwa neza. Kandi bavuze ngo iyo uhumuriwe neza izikora agatene. Nehemiya aratura ibyaha by'ubwoko bwabo. Tekeza kwatura ibyaha utagize gute, utakoze. Icya gatatu, Nehemiya arasenga Imana, ayibwira, ayibutsa amasezerano yayo. Nuzaza uja gusenga Imana, uzu yibutsa amasezerano yayo. Muri ayo masezerano yaravuze ngo, wa Mana wavugiye mu kanwa ka Mose, uravuga ngo ubwoko bwawe nibugucumura bukagenda iyo iminyago, ariko nibongera bakagaruka, ngo uzabakura ku mpera y'isi ubagarure. Iryo ni isezerano basenga. N'umunsi Daniyeli asenga muri cya gice cya 9, bamubwiye ngo itegeko rirahari, ntawe ugomba gusenga Imana, abantu bose bazasenga nde? Daniyeli yibutse iri tegeko n'irisezerano. Nimungarukira mugasenga muri kure, mugasenga mwerekeje ku nzu y'Uwiteka, Uwiteka nzumva ndi mu ijuru, kandi nzabakura ku mpera y'isi mbazane. Iyo twasenze dukiranuka, ntawe Imana itadukura, izadukura ku mpera y'isi. Haleluya! Izadukura kure, izadukura kure, izadukura kure.
y'isi izadukura kure. Namenye ko igira amaboko yo kudukura kure, ntaho itadukura. Ahimidiwe Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ntaho itagira gute? Ni kuzimu izikura y'umuntu. Bashize kuzimu, bagashiraho na beto, bagashiraho na serikeye, izimukurayo. Nibyo sibyo? Nibyo. Umuntu agafa, bagahamba, bagashira muri serikeye na beto, Imana izimukurayo, akongera akaba muzima. Ntawe itadukura. Bwana asifiwe. Nehemiya amaze gusenga, aya masengesho yantangaje cyane wa. Reka babwire akantu gatoya, aya masengesho yantangaje. Mu bituma Imana itanga umugisha ni amasengesho. Iri sengesho ngo Imana yararyumvise, Imana imaze kuryumva, Nehemiya yasenze aya masengesho amezi 4. Mutagira ngo mwasenze ibintu byakomeye. Nehemiya yasenze 4 mois, amezi angahe? 4. Iri sengesho riracengera mu ijuru, iri sengesho riramanuka, isengesho rigera ku mwami utazi Imana. Ntawe isengesho ritazarigera, no ku bami batazi Imana ribageraho. Amena. Amena. Isengesho ntaho ritazaryinjira, ryinjira n'ahakomeye rikagera. Iri sengesho rirazamuka rigere ku mwami. Nehemiya kuko ari masengesho, kandi umuntu ugomba guseriva yaragomba kugira ishusho nziza ikeye, birazwi. Ninde muntu woje guseriva arakayese akakagumamo? Barara bakwirukanye bagusezereye uwo munsi. Iyo useriva byibuza ugomba kuba uri umuntu uzi kwakira, kumwenyura, guseka, kwishima, nubwo utabigira vudeve. Nehemiya ngo ageze imbere y'umwami, umwami atangira kwikora utuntu. Iyo Imana yumvishe gusenga kwacu, amasengesho azakora akazi, amasengesho agakora utuntu. Umwami amubonye aramwa ati, ko mbona utameze neza, ko mbona mu maso yawe hadakeye kuko byari bisanzwe. Nehemiya arasubiza, muziki yo twasenze tubibikuke bwa. Nehemiya arasubiza umwami ngo, nakura ibyishimo, nakura umunezero he, nubwo ndi hani wawe nakwishima nte, Yerusalemu yarabaye amatongo. Umva uko isengesho rikora akazi. Hari icyo usaba? Hari icyo usaba? Hari icyo usaba? Nehemiya ati, ndagifite nyakubahwa. Yumvishe ko isengesho ryatangiye gukora, ndagikora, ndagifite. Urashaka iki? Ndashaka ngo umpeze ikibare nje gusana inkike zasenye. Uyu mwami naramukunze, isengesho iyo ryacengeye, ariko se ninguha ikibare uzagaruka? Bati cyane rwose, cyane nzagaruka. Ikibari abaracyanditse, ariko ntumpe ikibare gusa, uranampa n'inzandiko zo kuncisha mu nzira, uranampa n'ingabo zo kunjorera, uranampa n'ibiti, uranampa n'ibyo nzakoresha. Umwami ngo ibyo usabye byose babiguhe. Haleluya, haleluya. Aya masengesho reka navuge, nishake ndangiza ku masengesho. Ndabizi ko ikindi gihe muzanshaka, nabwo nzababwira kandi ka kabiri niba ngombwa. Aya masengesho arajyana Nehemiya
aya masengesho aramugezayo, ariko namara kumugezayo, ariko menye ko amasengesho akoze ku mwami, amasengesho ahinduye umwami, amasengesho atumye umwami aheba umukozi we yakundaga. Nehemiya aragenda, ageze i Yerusalemu. Oh, haleluya, haleluya. Acha niwaambie nguvu za maombi, munisikie la puissance de la prière. Ndababwira imbaraga z'amasengesho. Bibiliya ngo ageze i Yerusalemu, ngo atangiye umurimo yaragiye gukora, haravuka icyo bita opposition. Abanzi barahaguruka. Nutangira kugera ku byiza, maadui watasimama, maadui watainuka. Abanzi bazahaguruka, abanzi bazabyuka. Abatarifuzaga ibyiza bya Yerusalemu barahaguruka, kandi bari bafite imbaraga. Wari uzi ko aba banzi barimo abami n'amaguverineri? Yes, ntabwo bari opposition, ntabwo bwari umuntu simple, bari abantu bakomeye. Barahaguruka ngo Yerusalemu itagira gute, itubakwa. Ariko opposition imaze guhaguruka, Nehemiya nta kindi yakoze, yarasenze ngo asenge. Opposition iratsindwa, opposition irahagarara, opposition iraceceka. Amasengesho afunga iminwa ya opposition, amasengesho afunga iminwa y'abanzi. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe sana. Ababyemera Bwana asifiwe, ababyemera Bwana asifiwe. Amasengesho aracecekesha iki? Imbaraga ziki? Z'abandi. Ba Sanibalati, ba Tobiya, ba Geshemu, bose baraceceka. Aya masenge bakoresheje imbaraga n'uburyo bukomeye, ariko uburyo bwose bakoreshaga baraferinze. Iyo dusenga, abaguhagurukira bazahaguruka, bazanyura mu nzira zitari zimwe, ariko finally bazaferinga. Vuga ngo finally bazaferinga, finally bazaferinga. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Baraferinze, baraferinze. Yes, yes, baraferinze, baraferinze. Bibiliya yambwiye ngo bamaze guferi, ngo batangira gucura indi migambi. Bakoze opposition, bageza bacura n'imigambi yo kumwica. Barayikora, ariko bamaze kuyikora, nakuze Imana cyane. Mu gitabo cy'umuhanuzi Isaya 7, Imana iratuma message kuri Ahazi, imubwire ngo Resine na Peka biyunze umwami wa Siriya n'umwami wa Isiraheli, ngo bagutere. Bakoze inama, bashyiramo n'uzamusimbura, inama barazirangiza. Ariko ijuru riravuga ngo, ijuru riravuga ngo imigambi ya Peka na Resine ntaho izagera, ntacyo bazakora. Ndijuru, ndiyo mwijuru, ndabyanze. Hari imigambi bagucuriye, ariko usenze, ijuru riraza riyicisha mu ikaramu y'umutuku, riravuga ngo impossible. Muje mureka twishimira ijuru. Hari impamvu turyishimira, twararibonye. Twabonye ijuru rikora, twabonye ijuru rirajisa, twabonye ritabara, twabonye rihindura imigambi, twabonye rivuruga imigambi y'abakomeye. Haleluya,
haleluya, haleluya. Amasengesho arasinda imigambi ya gatatu. Batangira gukoresha amagambo y'urucantege. Bega banziwe bagira utuntu sha, bagira utuntu we. Bakoresha icyo bita sabotage, guca intege. Bati nibyo muhaye mwubaka nta nubwo bikomeye, n'ingunzu zabikandagira bikagwa. Intege babaca intege. Ariko Nehemiya arasenga. Hari amakuru y'incantege, hari amakuru y'ibizaguca intege. Ibyo kuguca intege nibiza, zamuka isengesho, zamura isengesho, zamura mu gusenga, zamuka mu gusenga. Haleluya, haleluya. Gusenga bigira umugisha, gusenga bigira umugisha bwana, bigira umugisha, bigira umugisha. Hari umugabo umwe wasenze imyaka 10 asenga isaha imwe ku munsi. Mwumva uwo mugabo imyaka ingahe asenga? Isaha imwe ku munsi, isaha imwe ku munsi asenga imyaka 10. Niki cyavuye muri amasengesho? Nasomye izi nkuru zirantangaza. Zarambwiye ngo ibisekuruza 4 bimukomoka, abana be, abuzukuru be, abuzukuruza be, ubuvivi bwe, bose babaye abantu bakomeye. Ngo n'abakobwa bamukomokamo ngo bahoraga bashaka abantu bakomeye. Mwumva imbaraga z'amasengesho, mwumva imbaraga z'amasengesho. Haleluya, haleluya, haleluya. Uzi yuko iyo wasenze uzubona umukwe usobanutse. Ibyo murabizi neza. N'abakwe basobanutse bava mu masengesho bwa. Ari igihe udasenga ate uyu ni umukwe, ni muntu ki, biragenda ute? Ariko iyo wasenze, Imana yamagara abahungu bakomakomera, bagakomanga iwawe. Kandi igitanga udafite n'umukobwa uhambaye, ariko aba ariho isengesho rihambaye. Bwana asifiwe. Isengesho rigira umugisha, rigira imbaraga. Nehemiya nicyo gikoresho cya mbere kizamushoboza gukora ibyo aragomba gukora i Yerusalemu, ni isengesho. Iri sengesho rero rirazamuka bitume Nehemiya asabana n'Imana vis-a-vis, agira ubumwe n'ubusabane n'Imana mu buryo budasanzwe. Tushobora gusabana n'Imana ngo mwiriranwe nayo, murarane nayo, mugenda nayo, ngo ibuyoberwe icukenye. Byashoboka se? Iyo abantu ari inshuti, ikizakora ko abantu ari inshuti nuko uzagenda umenya utubanga n'utubazo n'udusubizo tw'umushuti wawe. Nibyo sibyo? Nibyo? Nibwo bushuti. Nimba utabasha kumenya utubanga twa mushuti wawe, ntabwo ari inshuti. Nutamenya utubazo afite, ntabwo ari inshuti. Iyo twabaye inshuti n'Imana, izimenya utubazo twahuye natwo, igatangira kudukemura tutaradusengera. Imana ikuye amashi, ariko ntimuyisondeke muyeze amashi. Nehemiya arakora ibyo agomba gukora. Aramara imyaka 12 Yerusalemu. Mvuye mu gice cya mbere ngiye mu cya 13. Aramara imyaka 12 i Yerusalemu, amaze kubaka inkike, amaze gutunganya ibintu bimaze gusura mu buryo. Araza gutanga raporo ku mwami wamuhaye uburusi. Naje gutanga raporo, mwumve ukuntu inkuru ibabaje. Mu gice cya 13 arasiga umutambyi witwa Eliyashibu. Ariko utari umutambyi neza. Muje musenga Imana izibaha abatambyi bazima.
Mnanisikia mzuri? Mnanisikia mzuri? Izibahereza Bibiliya yarambwiye ngo ngwabonye Nehemiya ge. Uyu Eliyashibu yari umutambyi ariko washingiranye na Tobiya. Tobiya yari aduyi kandi uzi kwishushanya. Hari aduyi uzi kwishushanya. Amen. Turacyari kumwe? Murahari? Hari aduyi uzi kukwishushanya. Hari aduyi uza wambara ishusho atagira. Dufite abantu bazwi ko ari abatagatifu kandi ari abana basata buzuye ibyangombwa ariko bakabahanga mu kwishushanya. Hari abantu bishushanyije bigira abatagatifu kandi ari abana ba Satani bele bien. Tobiya yari umwana mubi, yabonye ko inzira zose yakoresheje bidakunze kugeza nubwo yanyuze no mu buhanuzi. Umve ba Tobiya anyura hehe? Yarabuze isi. Avuga ati umve Nehemiya, umva uko Imana ivuze. Bakristo barokore kimukumve ngo Imana iravuze. No. Batiravuze ngo iri joro ugenda urare mu rusengero. Niko Imana igize gute? Niko Imana ivuze. Urare mu rusengero. Harimwe imitego ingahe? Kurara mu rusengero kwa Nehemiya hari ikibazo bitwaye? Tacho. Harimwe ibibazo bibiri, harimwe imitego ibiri. Umutego wa mbere bashakaga ngo bamenye neza ko yaharaye baze kuwamwicira. Ariko bakoresheje iki? Abahanuzi. Icya kabiri bashakaga ko arara mu rusengero atari umutambyi kugira ngo akore icyaha gikomeye. Kurara mu atari iki? Atari umutambyi. Ariko Nehemiya wari umunyamasengesho aravuga ngo iyi message ntivuye ku Mana. Dore ikibazo mufite kingo nuko ibyo bababwira byose muvuga ngo ni Imana ibivuze kandi atariyo ibivuze. Nehemiya kuko yabanaga n'Imana yarazi imvugo y'Imana, yarazi uko Imana izivuga. Tushobora kumenya ijwi ry'Imana utabana nayo. Nehemiya avuga ati ibyo uhavuga ntabwo ari Imana ibigutumye, ni ibitekerezo byawe. Tobiya abonye ko inzira zose zibuze. Ni aduyi bwana, ni umwanzi ukomeye. Tobiya ngo aje gushaka umugore, ashaka umuyudakazi. Ubwo ntabashoboye. Si umukwe wabo. Tabaye umukwe wabo. Abarabyaye. Ngo aje gushingira umuhungu we w'imfura. We ashaka umukobwa wa Eliyashibu. Umuhungu wa Tobiya arage yinjira no mu gitambyi. Ashaka umukobwa w'umutambyi. None ubwo Tobiya na Eliyashibu babaye iki? Babaye? Ubwo ndikabaye. Ntiyamufashe? Eliyashibu abonye Nehemiya asuye Yerusalemu ari usigaranye responsabilité. Amwe ati ba mwana ngwino nkwereka aho ucumbika mwana. Dufite ibyumba byinshi ku rusengero. Vaho ngaho nkwereka. Tobiya ati nibyo narwaniye imyaka n'imyaka nari narabibuze. None ndabigezeho. Ngo amucumbikira mu cyumba cyarimo ibintu byose byatungaga abatambyi. Nimwe ibyacumi byabaga, nimwe ibiryo byabaga, nimwe ibintu byose byabaga byatungaga iki? Abatambyi. Kandi muzi ko abatambyi batahingaga, batungwaga n'ibiva hehe? Mu nzu y'Imana.
Tobiya hageze ati naha nicyo nashakaga kare kose se. Ngo arabikoresha. Abatambyi babura icyo barya, abaririmbyi babura icyo barya, abakumirizi babura icyo barya, buri muntu wese afata iyiwabo. None biragenda ute? Abaririmbyi barataha, abatambyi barataha, abalewi barataha. Tobiya ati naha sinashakaga. Eliyashibu ati komeza aho ngaho. Nehemiya ngo aratuye agarutse, ageze mu nzu y'Imana abura nta muririmbyi, nta mulewi, nta mutambyi, bose bagiye he? Bati babuze icyo bari. Ubundi batumwaga ni bati Tobiya ari mu cyumba. Ariko nakunze Nehemiya, hari impamvu Imana iguhereza umugisha. Bibiliya ngo afata ibintu byose bya Tobiya arabisora. Hari ibyo tugomba gusora kugira ngo umugisha w'Imana utuze. Haleluya, haleluya. Hari ibyo tugomba kugira gute gusohora ngo umugisha w'Imana utuze. Hari aho Imana yabuze aho inyuza umugisha wayo kuko urasitotse, usitotse bitari ngombwa ku Mana. Tobiya arabisohora. Amaze kubisohora, mwumva akantu keza yakoze kakoze ku mutima w'Imana. Ngo agarura abatambyi, agarura abalewi, agarura abaririmbyi, buri muntu wese mu mwanya we. Haleluya, haleluya. Murashaka umugisha? Murashaka umugisha? Subiza Imana mu mwanya wayo. Subiza Imana mu mwanya wayo. Sohora ibitari Imana, sohora ibidashimishije Imana, subiza Imana mu mwanya wayo. Ngo abatambyi bagarutse, abaririmbyi bagarutse, abalewi bagarutse, ngo bya bintu abantu bahoraga batanga n'ibiki ngo birongera biza hehe? Mu nzu y'Imana. Ibintu bitangiye kumera neza, ubuzima bugarutse. Nehemiya aje gusenga isengesho rikomeye. Twasone ku 14 aba ngo Mana yanjye, Mana yanjye, ujye unyibuka. Remember me. Uje unyibuka. Kubw'ibyo kandi tukazahanagure imirimo yanjye, tukazayihanagure imirimo yanjye myiza koreye inzu y'Imana yanjye n'ibihe bifatirwa muri yo. Yagaruye abakozi umwanya wa, agarura n'ibihe mu nzu y'Imana. Ibihe bigomba kugaruka mu nzu y'Imana. Ibihe bigomba kugaruka. Mana, ibi bihe ngaruye mu nzu yawe n'imirimo nkoze tukazayibagirwa, tukazayisibe. Hari imirimo idasibika imbere y'Imana. Hari ibyo dukora bitagira gute? Bitasibika. Kuko nongeye gukuraho abanyamahanga. Abanyamahanga baragenda niko ku murongo ngo nakuyeho natunganije umurimo wawe. Abanyamahanga bose ntegeka ibihe by'abatambyi n'iby'abalewi ngo umuntu wese ajye ku murimo we. Bwana asifiwe. Nicyo Imana yashakaga, nicyo Imana yashakaga. Ese wowe uri Imana, Nehemiya wamuha umugisha nta wamuhereza? Wamuha? Arawukwiriye? 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 Arawukwiriye. Imana ishimwe. Arawukwiriye. Icya gatatu cyantangaje, Nehemiya yakoze ubwitange bukome kugira ngo Imana iguhe umugisha, izireba sacrifice wakoze, izireba ubwitange bwawe. Reka mbwira ibintu bibiri bitanganye Nehemiya yakoze. Ari nkawe
ninde wasiga akazi ke keza kamuhesheje ubuzima akagasiga ngo agiye mu murimo w'Imana? Ni benshi babikora? Ni benshi babikora? Ntabwo ari benshi. Asiga akazi ke kandi uyu murimo warimo akaga. Timwumvishe ko n'urupfu rwari rurimo arasiga umurimo we afate urugendo rw'amaguru rw'ibirometero 1,400 1400 kilometero. Yakoze urugendo rw'amaguru rw'amezi 4 agenda n'amaguru kuva muri Iran kugera muri Israel. Yagendaga azenguruka inzira zimwe zidashobotse kandi n'abanzi bari bahari. Ninde wakora urwo rugendo avuye ibwami asogongera iby'umwami agiye gufata akemera kwitanga muri ubwo buryo? Iyo mu ijuru ibonye uko kwitanga iramushima, imuvuge ko ari umugabo w'iki, ko ari umugabo w'Imana, kandi ko akwiriye iki, ko akwiriye umugisha. Yemeye kwitanga. Icya kane cyandangaje Nehemiya cyanejeje Imana, yari umugabo wahoranaga confiance ku Mana, yahoranaga icyizere ku Mana ye. Ngiye kurangiza kuri kano kandi nimba bishoboka. Yahoranaga icyizere ku Mana ye. Ese muracyayifite icyizere? Kiracyahari. Nehemiya hagati y'abo banzi bose yarayifitiye icyizere. Reka babwire icyizere cye aho cyari ki. Yamenye neza ko Imana ye, haleluya, haleluya, sinzi ko mbasha kuyivuga neza, ndagerageza kuyivuga mu Kinyarwanda kuko nabyanditse mu rundi rurimi. Navuze ngo Dieu a la capacité de calmer la mer et la tempête. Nehemiya yarazi kuko Imana ye ifite ubushobozi bwo gucecekesha inyanja n'imiyaga. Amen. Amen. Iyi Mana yacu iracyafite imbaraga zo gucecekesha inyanja zisuma. Irabishoboye? Irabishoboye. Inyanja ziri gusuma. Irabishoboye. Muyiheze icyubahiro gahoraho. Muyiheze icyubahiro. Imiyaga irabishoboye? Yacecekesha umuyaga ugatuza. Irabishoboye. Ikwiriye icyizere. Mureke tuyigirire icyizere. Vraiment tuyigirire icyizere. Icecekesha inyanja zigaceceka. Igacecekesha umuyaga ugatuza. Iyi Mana ikwiriye icyubahiro vraiment. Iyi Mana ikwiriye icyubahiro. Iyi Mana irabishoboye. 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 Haleluya. Haleluya. Narayikunze cyane iyi Mana. Narayikunze kwizicecekesha biri. Musi umwe imaze gukora ibitangaza. Yesu amaze gukora ibitangaza. Musi Yesu yagabura 5,000 by'abagabo n'abagore tutazi umubare n'abana. Yabwiye abigishwa ngo nimwikire mu nyanja twambuke. Ngo abigishwa bafata ubwato baja mu nyanja. Arangije yizamukira umusozi ngo aja gusenga. Ariko ngo abigishwa bageze mu nyanja, mwumviye inkuru kandi murayizi, ngo bageze mu nyanja ngo bahura n'umuraba, bahura n'umuyaga mwinshi, ngo benda kurengerwa, umuyaga ubabuza kujya iyo bajya. Yesu ari ku musozi ari gusenga, amenya ko abigishwa bahuye n'umuyaga. Yesu azamenya ko twahuye n'imiyaga. Ndamukunda cyane Yesu. Ndamukunda vraiment. Mumfashe tumuyicyubaye yo gahoraho. Yarabimenye ntiyabimenye. Yarabimenye. Amaze kwimenya si yaratuje. Yaraje. Abana banjye bahuye n'umuyaga we. Ndamanuka
ava ku musozi yiruka, ageze mu nyanja nta bwato ntaki, Yesu akatembea juu ya bahari, atangira kugenda hejuru y'inyanja, aragenda biremera. Haleluya, haleluya. Niwe wenyine uzi ugenda hejuru y'inyanja adakeneye ubwato bikemera. Agenda n'amirenge agera aho bari, ngo agiye kubagera niwe munsi ngo bamubonye batiye babawe, no twahuye n'umuyaga none n'umuzimu araduteye. Aravuga ngo ntabwo ndi umuzimu, nijye uje kubatabara, azaza gutabara mu miyaga. Haleluya, haleluya. Azamanuka gutabara mu miyaga. Imiyaga yadututse imbere n'inyuma. Oh, haleluya. Yesu azaza, Yesu azaza, Yesu azaza. Ni jyewe. Niwe munsi Petero yavuze ngo nimba ari wewe nanjye urantegeka, nanjye urampa uburenganzira ngende hejuru y'amazi. Ambwa ati yo watinze kabe wino. Petero abavuye mu bwato, abavuye hehe mu bwato, atangiye kugenda asanga Yesu, ariko mu kanya gatoya agira gute? Hari ikibazo gikomeye cyane nshaka kubabwira, nshaka kurangirizaho. Abahanga bazavuga impamvu ebyiri zatumye Petero atangira kurohama. Impamvu ya mbere bazavuga ngo Petero ngo yagiye hejuru y'amazi, ngo arahindukira ngo areba abagenzi ati mwabonye ko nabaye kaganga, mwabonye ko nabaye igitangaza, nanjye iby'Imana ntawe uzubyiratamo. Nubona ukoze akantu gatoya vuga uti icyubahiro ni icy'Imana. Icyubahiro ni iki? Ntacyo turi cyo Imana itabyemeye. Ariko abandi bakomeye bakavuga ngo impamvu Petero atangiye kurohama ngo yakuye amaso kuri Yesu, ngo areba umuraba. Areba iki? Areba umuraba. Ngo atangiye kureba umuraba, akuye amaso kuri Yesu atangira kurohama. Abenshi murasenga ibibazo byaza mukareba ibibazo aho kureba Yesu. Reka mabwire muri amasengesho aho mugeze ahanga, reka mbazamure cyane gatoya. Nimukure amaso ku bibazo mufite, mutumbire Yesu. Mutumbire nde? Haleluya. Nimusuzugure ibibazo mufite, muzamuke mu kwizera. Muzamuke mu kwizera. Uko mugenda muzamuka, uko mugenda mutumbira Yesu, akabazo karamanuka gahinduke ubusa. Ariko iyo utumbiriye ikibazo, Yesu ahinduka ubusa, ikibazo akaja hejuru ya Yesu. Hari abantu bafashe ibibazo byabo babitereka imbere, Yesu bamusubiza hasi. Bwana asifiwe. Ariko Yesu angira gute? Ngo arambura ukuboko, ngo asingira Petero. Hari umukomantateri mwabuze ngo aho Yesu yarari ngo naho Petero yarari, ngo hari haresha gute? Batako uko kuboko kwa Yesu kwaramiye Petero kwari kuresha gute? Undi aramubwira ngo ukuboko kwa Yesu ngo kuresha n'ibibazo byawe. Uko ibibazo byawe bingana niko Yesu angana. Uko ibibazo byawe biresha niko ukuboko kwa Yesu kugira. Reka ngubwire ukuboko kwa Yesu tikugira mezire. Tikugira wikugira kurekure. Wikugira kurekure. Kuraresha n'ibibazo byawe. N'ibibazo byawe ari birebire, n'ukuboko kwe ni kurekura. N'ibibazo byawe ari bigufi,
n'ukuboko kwe ni kugufi. Hari ikibazo? None se ukuboko kwa Yesu kwaresha gute? Biraterwa nawe, biraterwa n'ibibazo byawe. Imana ibahereze umugisha, Imana ibahereze umugisha. Reka ndekera aho ngaho, ndabizi ko mwatangiye mu gitondo mumaze kunanirwa. Igihe nikigera tuzongera duhure, sibyo? Tuzongera tugire gute? Duhure. Ariko umugisha, Imana izeze umugisha bitewe n'akantu wakoze. Mutazagira ngo ntitukurekura. Mufate ariko mufate mukora n'ibikorwa. Imana izireba uyu muntu akwiriye umugisha kubera iki? Hari icyo yakoze. Warayinejeje se, iranezerwa. Burya Imana iyo tuyinejeje izikora agatendo ari uko twakoze agandi gatendo. Imana ibahereze umugisha rero. Imana ibahereze umugisha. Reka dusenge Imana. Mwaka dusenge Imana. Nehemiya yaritanze cyane, tiyirebaho, areba umurimo w'Imana, asubiza Imana mu mwanya wayo, n'abakozi Imana mu mwanya wayo, arasenga, ashudika n'Imana. Nagiye nsoma inkuru zivuga ngo Nehemiya ngo yari umugabo w'umunyamasengesho, ngo na Mose ngo na Samweli. Abo ni abagabo b'ibiritangaho, abagabo bakomeye basenze Imana. Ba Nehemiya, ba Samweli, ba Mose, ni abagabo basenze Imana, baba inshuti y'iki? Baba inshuti y'Imana. Mwashaka umugisha utaraba n'inshuti yayo, se bizakunda koko? Mwabanje mukaba inshuti y'Imana ahubwo. Nimubanzemo abanyamasengesho mube inshuti yayo, nayo ibisigaye izabikora. Nimumara kuba inshuti, erega umuntu iyo muri inshuti aza gukubita akantu mu gitondo nimugoroba kandi. Nigeze kubwira abantu, niba mwishurirwa, niba yari amagambo gusa sinzi aho yavuye. Nababwira ngo iyo twanejeje ijuru tukarisetsa, naryo riza riseka rikadukubita akantu. Ntabwo ijuru ryapfa kubita akantu nawe ntacyo wakoze. Ni byiza ngo nawe ugire icyo ukora. Banza unezeze ijuru, banza unezeze Imana. Nimara kunezerwa, ibisigaye uzayireka. Iyo umuntu wamunejeje, ibisigaye arabikora nta mpamvu zihari. Imana ibahereze umugisha cyane. Mana, turi imbere yawe, turacyari hano tugushima, tuguhimbaza. Uracyari Imana ikomeye cyane, turacyagufitiye izere. Uracyari Data wa twese, uracyari Data w'imigisha y'uburyo bwose. Uracyafite urukundo rwinshi ku bana bawe. Uracyadufiteho umugambi ukomeye, uracyadufiteho umugambi utangaje. Tugushimiye bino bihe wageneye ubwoko bwawe. Ariko turasenze ngo ijambo ryawe rigire imizi muri twebwe. Ijambo ryawe tuzamure mu yindi dimension. Ijambo ryawe turyumve cyane kandi turyumvire cyane. Niryo rizaduhesha kukumenya, niryo rizaduhesha kumenya imikorere yawe, niryo rizaduhesha kumenya ubumana bwawe. Ndasenze ngo iri jambo ribashe kwera imbuto nyinshi cyane, ribwe mu butaka bwiza. Iri jambo rigiye rifasha, iri jambo rigiye rihindura, iri jambo rigiye rizamura mu rundi rwego. Mu izina rya Yesu, cyampa ngo ukore ku maso yacu, cyampa ngo ukore ku mitima yacu, tubashe kukumenya, tubashe kumenya Imana, tumenye ubutunzi buri muri wowe, tumenye imigisha iri muri wowe, tumenye imbaraga ziri muri wowe. Tukumenye Imana muri aya masengesho. Wongere utwihishurire, wongere utwishurire bundi busha, twongere tukumenye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Cyampa ngo abagabo bari ahangaha, abagore bari ahangaha, bige Nehemiya, bamenye Nehemiya uwo ari we, n'ukuntu yagendanye n'Imana, n'ukuntu yakoranye n'Imana. Hari ibyo yasohoye mu nzu y'Imana, maze asubiza ibindi byiza mu nzu y'Imana.
hari ibitubuza imigisha yawe, hari ibyatubereye imbogamizi, hari ibyatubereye obstacle bituma imigisha y'Imana itatugeramo, ariko turasenze uyu mugoroba, hari ibyo wasohora mu izina rya Yesu, hari ibyo wasohora, hari ibyo wagarura, hari ibyo twimuye, hari ibyo twirukanye, kandi tuba turashaka umugisha wawe. Twemerere Mana yacu, hari ibyo twacumbikiye bitakunejeje, ariko ndasenze, sengeye umuntu wese uri ahangaha, reka yongere kandi abisohore. Imana ibone umwana mu mitima yacu, Imana ibone umwana mu miryango yacu, Imana ibone umwana mu buzima bwacu. Data urakoze kutwumvishije, Data urakoze kubyemeye, Data urakoze kubikoze, tubisenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu umucunguzi wacu, amen. Mukingaho imiryango dusenge, mwikingura, reka dusenge dutaye. Turi mu masengesho, ndayibona mutazabariganya, mutazanya mujyana mudakuye umugisha mu nzu y'Imana. Muhaguruke kandi. Ngwino nyeguhe rwose. Munkingiraho imiryango. Kingaho n'uyu nguyu. Haleluya. Ni nohari yo kugira ngo ntokoze Satani. Inuma ashaka kumutokoza. Haleluya. Yesu warawe. Musambura ibiganza mbasabye kunyikiriza. Atokorwe umwana